uryo uganiriwe yego duhere mu munzani gato n'umunzani unyuzeho binciyeho ndavuga reka nkahitane tuze kuganira tuganira Christian adufashe twamaze kwinjira twamaze kwataka indege yahagurutse bati ubanza Rayon Sports ko gikombe cy'abavetera kigihari adukorera sadi gature umuntu yanditse kubera iki attention nyine dukorera sadi kubera Haruna se kubera Haruna adukorera sadi gature umuntu yanditse reba hakurya nakureho rwasadi terebese muri ninde se munsi ari mu mugongo nawe ubona hasi mu buryo APRFC SAPRFC ni batagiye ko barimo baganira bawuganira bavuga bati bimeze bite gahunda rero ukaba katangiye kuba ntugire ngo oya ariko none se ari ibintu rega twishyizemo inga imyaka none se APR yo niyigeze gusinyisha Migi kandi nyine agarutse kandi yaragarutse icyo gihe nese yari muto nese Sheibubu ni muto cyangwa Tadeo Ruwanga ana abasaza bana abasaza equipe yose igira experienced players ikagira n'abakinnyi bakiri batoya ahubwo uramutse ufite abakinnyi batoya gusa byaba ari ikibazo byaba ari ikibazo sone abafana ba APR bafite uburenganzira bwo kubivuga uko yaba agiye no muri APR n'abareyo bari kubivuga ndabumva rero ndabumva abafana ba APR nyine bagomba kwenjoyinga nabo of course nkuko n'abareyo nabo ubu hagize ikindi kiba nabo babyenjoyinga nyine ubugira ngo nko kwa gatanu nka APR igize nk'umwaka igakubitwa ugira ngo ntago ntibayigira bahita bavuga bati amatsinda APR buryo bitubwira naya sekafu urumva rero kariya nyine ni kimwe mu bintu biryoshya umupira mbere na mbere ni kimwe kiri mu bintu biryoshya guhangana kw'ama equipe ni byiza cyane bajya ahubwo bazane n'utundi twisekere cyane rwose bizaniye n'utundi twisekere cyane bati amatsinda burya APR yavugaga naya sekafa nabo ku rundi ruhande niko bavuga urumva ubu abafana ba APR bari kuvuga ati Rayon Sports ni Star à domicile ubwo ejo bundi na Azam niza gukina mu Rwanda nabo bazagira nabo bazavuga bati ubwo nyine natwe reka tuyifane ubwo nuko nyine nuko biba bimeze so ubwo rero nuko nguko bimeze twagiye rero twatatse yagenze bite Haruna Christian abirimo neza sijari kabisa Haruna muri Rayon ni deal done umwaka umwe nk'umukinnyi mukuru w'ikipe ya Rayon Sports nanubabura kuvuga ko akiri kapiteni w'ikipe y'igihugu mu gihe atarayisezeramo yego ubu rero ni umukinnyi mukuru w'ikipe ya Rayon Sports aya ni n'amafoto yo muri 2023 umwaka ushize Rayon Sports yego Rayon Sports iri muri Libya ahangaha ari muri Libya Haruna niwe yakinaga ikibuga bakoreyeho imyitozo bagomba gukiniraho nicyo n'ubundi ikipe ya Artown ikiniraho yego urumva rero Haruna yagomba kuza kubakira nk'umusportif rero abati kanajya dukorana imyitozo nta kibazo so n'umukinnyi navuga ko afite experience ku mpano ya Haruna rega ntawe bishidikanyaho kuri club level abantu benshi Haruna ikintu bamushinja ni kimwe national team Amavubi nta impact yigize agira ariko nta muntu ushidikanya kuri Haruna kuri impact yagize ku biri success za APR igihe yari ayirimo yego ntawe ushidikanya kuri impact Haruna yagize kuri success za Yanga igihe yari ayirimo yewe n'igihe AS Kigali yatwaraga igikombe cy'amahoro ayirimo nta washidikanya kuri impact ya Haruna yego ariko abantu benshi bakavuga ati uyu mugabo ntabwo kuri national team hari ikintu yigize dukorera benshi bakagendera muri uwo buryo ariko
imyaka ni myinshi afite, imyaka ni myinshi, ibyo ntabwo twabishidikanyaho. Ariko ibyo nta kintu bivuze. Kazuyoshi Miura aracyakina umupira ku myaka 58. nabonye asinye indi kontra iri professional, aracyakina umupira ku myaka 58. Natangaye rero akina na rutahizamu, umuhungu we wa Bucura neza umuhungu we wa Bucura anganya imyaka na Kylian Mbappe. Bucura bwa Kazuyoshi Miura anganya imyaka na Kylian Mbappe. So urumva turacyavuga abo bashe bubu twavuga Tadeo Ruwanga. Aka kanya turi kuvuga Pepe yarayoboye defense y'ikipe y'igihugu ya Portugal imyaka 41. rero yarayoboye. Aka kanya turi kuvuga Cristiano Ronaldo yatsinda ibitego 50 muri sezo ku myaka 39 n'ikira 40. Ni sezo niyingiyeho, iyi sezo yatsinze ibitego 50. So nago dushobora wenda gushidikanya ku buhanga bwa Haruna kuri experience ye, nubwo imyaka atari myinshi nako atari mike, imbaraga zitakiri za zindi. Ariko nge nongere mbisubiremo na Karekezi Olivier yagarutse mu kibuga muri shampiyona y'u Rwanda yakina, kuko urwego rwa shampiyona y'u Rwanda ntabwo ruragera ku rwego rw'uko tuvuga ngo uyu mukinnyi ntiyabasha gukina. Ubundi abakinnyi bo mu Rwanda gusezera nukuba ubwe yavuga ati ndagiye, ndabona nyine wenda makipe atakinkeneye. Ariko abakinnyi benshi bo mu Rwanda basezera ubona bagifite imbaraga, kuko nkubaka kanya uretse nka Muhire Keve wavuga ko niki gishobora gutuma umbwira ngo mu Rwanda hari undi mukinnyi urusha Haruna Niyonzima ku mwanya we uretse nka Muhire Keve. Ubu ngubu bahangana na Muhire Keve. Undi muntu wambwira ubu ngubu w'umunyarwanda wenda uretse Keve na Ruboneka nibo ubona ko bagifite imbaraga kandi ubona ko bari hejuru. Abandi bakinnyi bose urambwira ngo ninde uri ku level ya Haruna? Oya ntawe. So nimba ntawe rero gute se nyine amakipe adakomeza gusinyisha Haruna nimba nta? Ahubwo se bundi ntago muri ya press conference n'umutoza twateje Ivari tuvuga tuti Haruna arakwiye guhamagarwa. Niba ntawe amakipe agomba kumukenera of course. Nimba bataguza umunyamahanga twe twazamuye petition tuba tuti kuki Haruna adahamagarwa. Yes, kuri uwo mwanya rero nimba batazanye umunyamahanga, yego byanze bikunze Haruna agomba kuba mu bakontenda, agomba kuba mu bakontenda. So rero navuga ni Rayon Sport ibonye umukinnyi mwiza bitajyanye n'ubuhanga wenda afite gusa, ahubwo kuri iyo myaka nibwo bwiza bwa Haruna, kubera ko hari icyo agiye gufasha Rayon Sport muri dressing room. Hari nk'imikino Rayon Sport yatsindwaga ukabona ko Ngendahimana Eric ni mukuru ariko nta leadership. Turamuzi ko n'umuntu wicecekeye, n'umuntu witurije, nta kinini yagufasha muri leadership. Ariko Haruna ni umuyobozi, ni champion, ni umutwazi w'ibikombe. Uwo rero ni umuntu muri dressing room wavuga ati guys, enough is enough. Enough is enough. To be serious. Nabonye uwitwa John Terry ejo nibwo Chelsea yapostinze Diego Costa, ejo nibwo exact imyaka 10 yari ishize asinyiye Chelsea. John Terry yakoze comment aravuga ngo ndibuka umunsi wa mbere Diego Costa aza muri Chelsea, yaraje asuhuza Gary Kahiri, yansanganye na Gary Kahiri n'abandi bakina na David Luiz, aradusuhuza. Arangije aravuga ngo Terry ndabizuriye indwanya, urumva? Aravuga ngo njyewe tujye ku rugamba ungi nyuma. Urukumva uwo muntu tugiye ku rugamba ariko tubwira Terry yego tugiye ku rugamba, nge ndajya ku murongo w'imbere, wowe uraburi inyuma yanjye nk'umurwanyi nyine. Yego uwo niwe Haruna Niyonzima rero. Ni wa muntu nyine mwicara akavuga ati guys, iyi baji murayizi, iyi ni Rayon, iyi baji murayizi. Agatangira kubasobanurira. Uwitwa Antonio Rudiga niwe yigeze kubivuga, aravuga ati jewe nubwo waba uri inshuti yanjye magara tubana mu nzu, nubwo waba uri mama wanjye, urumva?
tugahurira mu kibuga duhanganye, uba ufite badge uri kudefanda, nanjye mfite badge ndi kudefanda, yego ubwo bushuti buza nyuma ya match bugaruka buri muntu amaze kudefanda badge. Rero ntiyazagira umuntu nzanaho ubushuti mu kibuga cyane. Ikipe yari yose bikeneye mwene uwo mukino. Yego muri Rayon Sport ntekereza ko nta wari urimo kuva Rwatubya Abdul yagenda. Muyirekeve ni umuyobozi ariko simpamya ko Muyirekeve ari umuntu watinyuka mu bakinnyi bose ugavuga ati no muri deri ariko si muri deri ku rwego rwa ku rwego rwa baro. Rayon Sport yari ikeneye wa muntu uvuga uti tugiye gukina na APR. APR ni ikipe ikomeye murabizi, ariko natwe turi ikipe ikomeye, tugende turebane mu maso dukina. Uwo icyo nicyo Rayon Sport izanye muri Haruna. Naho ibyo kwitega byo wenda ngazatanga assist 15 muri saison byo ntuzabyitega. Kwitega ngo Haruna azakora clearance Rayon Sport yari yatatswe ibyo wose we, ariko hari kinini azayifasha. Yego nibiyo Haruna Niyonzima ngiye navuga ngo ni signing nziza, even nugataba muri 11 bahoraho babanzamo muri Reyo, ariko yaba ari mu kibuga n'umuntu uzabafasha mu kibuga no hanze yacyo. Bango bizanagorana kuba yaboneka muri abo 11 bahoraho babanza, bishobora kugorana nawe kandi aranabizi cyane, ariko nekereza ko icy'ingenzi Rayon Sport imuzaniye cyane ntabwo ari mu kibuga, ni hanze y'ikibuga, ni imbere ya match. Ni kimuzaniye imbere nabe. Hanyuma umutoza Robertinho we kubigendera n'umutoza birumvikana. Robertinho we ni umutoza ubona utera muvugaho iki, kuko ibiganiro makuru dukesha Sam nuko bigeze kuri 16 kuri 90%. Haraburamo detail nye cyane. Ubundi Robertinho wari muri Reyo muri iriya myaka za 2017-18 bagira mu matsinda, akongera akagaruka muri Murera. Ni ikibona ashobora kuza gufasha se niwe mutoza ukwiye. Harandi makuru ufite wenda ku mutoza nawe ushobora kuza muri Reyo, ariko pointly kuri Robertinho n'umutoza ubona yafashe iki muri aramutse agarutse kuri no squad bafite. Mbere na mbere Robertinho n'umutoza munini, umutoza munini, niwe mutoza ukwiriye izina Rayon Sport. Mu bari kuvugwa urebye we na Raoul Rushungu niyo mazina manini, ko ubu ngubu race isigayemo abantu batatu, ni Robertinho, ni Raoul Rushungu na Guy Bukasa. Bukasa ntawe urimo, arimo ibyavuzwe kamwe update gato. Hari umuntu twatukumwe mu kanya biri kiganiro kandi mu bantu ba hafi muri abantu batatu ba pioneers nakubwiye baba ari hari hafi ya y'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Yambwiye ko Bukasa ibye byarangiye umunsi abari bavuga bati uyu si umutoza watoza Reyo. Icyabaye ni kimwe, Bukasa muri batatu arimo, ahubwo icyabaye wa gatatu n'umutoza w'umusenegale. Ibyo bya Bukasa byo wenda banzu nyumve yaza ari ibindi, ariko Bukasa bamukweye banzu nyumve. Rayon Sport yaramutekereje, yego iranamukontakta. Ahubwo ibyo byo kongera gukwiza mu bantu ko ibya Bukasa atari byo, ni ukubera umujinya Bareyo babyakiranye. Jean Fidel akavuga ati reka tubinyomoze kugira ngo bituze, ariko ndakubwiza ukuri ko aba batoza bandi nibananiranwa na Rayon Sport ntibizagutungure Guy Bukasa hawe ikipe, kuko ikintu cyo cyambere barimo gupfa ni amafaranga, kandi ayo Rayon Sport iri gutanga Guy Bukasa ariwe ari kwemera munsi yayo. Urumva ku giciro we ni uri hasi kuri bose. Ikibazo cya Robertinho wenda bariho tunaheraho giteye gutya. Robertinho arifuza ibihumbi 10. Ariko ibyo bihumbi 10 ntago ari ibyo guterura ngajyane, arifuza ibihumbi 7 n'ibihumbi 3 by'umutoza wungirije azizanira, bikagwa mu bihumbi 10 by'amadolari. Rayon Sport ikamuha 4, niho barimo umutoza mukuru. Yego wenyine umutoza uzamwungirije nawe bakamunegosiya ukwe.
cyangwa bakaza oya we bakamunegoza oya ntabwo byo kumwishakira byo nibirimo ntabwo Robertinho abyemera waramwizaniye bo bakazamunegosi akazabaha izina bakanegosi kuko n'igihe yari ari muri Rayon Sport abantu babyibuke Robertinho yari yizaniye umwungiriza ngo w'umunyabrazil wari wogosha ordinaire ukuntu ne wasigaranye Rayon Sport Robertinho igihe yagendaga Rayon Sport ikina umwanya wa gatatu ndabyibuka icyo gihe batsinze polisi ibitego 4 ari nabwo Keve yatangaje ngo nubwo twaba tubyutse bakaduhamagara ngo tuze gukina na polisi twayitsinda icyo gihe ndabyibuka rwose urumva kibanyandwi Sadamu bayicenga batsinda ibitego yujire uri mwengu bayigaragarizaho so iyo ngaho niho position Robertinho ihagaze ibihumbi 7 we ku giti cye n'ibihumbi 3 by'umutoza wungirije urumva baracyane gusi ariko Rayon Sport yacyensist ivuga iti Robertinho niwe muntu dushaka kandi Robertinho nawe ari ready kuko ngira ngo nimba babonye n'ibintu bari gupostinga Robertinho n'umuntu ubushaka kuza mu Rwanda cyane umushaka ubutoza mu Rwanda cyane so arabivuga impamvu bakari we mutoza rero ubereye Rayon Sport nuko mbere na mbere igihe aheruka mu Rwanda nibwo ikipe iheruka igikombe ni nabwo Rayon Sport iheruka gucalenginga APR ibyanyabyo urumva no kubwahari ingingo baracalenje kubwahari ingingo baracalenje ndabyemera ariko ku bikombe ariko yabatwaye ibikombe urumva ikindi noneho kisumbuyeho nuko turebe parcours ya Robertinho nyuma yo kuva muri Rayon Sport ni Gor Mahia ni Vipers ni Simba urumva na amakipe nayo ari hahandi Rayon Sport yifuza kuba kuko Gor Mahia bagiye mu matsinda uribuka bakuramo APR bagiye mu matsinda Confederation Cup ahubwo se Gor Mahia yari kumwe na Rayon yaha matsinda Gor Mahia nyine nyuma yaho nibwo yayigiyemo rega Gor Mahia yakuramo APR yari 6 bya Belouizdad nyine ikiragiye byari muri Champions League bahise bajya mu matsinda ya Confederation Cup kuko bakuyemo APR muri round ya none se sibakuyemo munsi koze ko none se yakwahise bivamo yirukanga ni oya bakuyemo APR muri round ya mbere round ya kabiri baranyagirwa bahita bamanuka barakuwemo iya gatatu sibaho bahise bajya mu matsinda ya Confederation reba neza bagiye mu matsinda ya Confederation ari nabwo bavuyemo bagiye mu matsinda ari nabwo ikipe ya Gor Mahia yahise itandukana Robertinho kuko atari yemerewe gutoza iyo mikino ahubwo kubera ibyangombwa lisanse ye yari afite lisanse ya UEFA kandi kafita yemera aza muri Vipers amaze kubona ibyangombwa Vipers yijyana amatsinda ya Champions League bwa mbere mu mateka urumva aza muri Simba baviriyemo 1/4 urumva yego urumva n'umutoza n'ubundi kuva yava muri Rayon Sport nubundi aracyari hahandi muri CAF aracyari muri CAF araza muri CAF aracyari hahandi yasizereye aracyari mu matsinda aracyari za 1/4 cyane rwose urumva rero n'umuntu navuga ngo still iyo experience irahari ubwo bushobozi turabuzi ko bufite kandi tunagendeye ku izina Robertinho amaze kugira n'umutozo uhendutse 7,000 n'ibike na amafaranga make cyane n'ibike cyane wabona ariko yashizemo imiyaga kuko ari murere Robertinho ari APR imukontakse ntabwo yajya munsi ya 15 ntabwo yari kujya munsi aba bari kuyizamo nangahe arabizi ko Rayon nta mafaranga ifite abari kuyizamo urumva kubera wenda 18 kandi bareba palmarès ugasanga kubera urwo rukundo rwayo urwo rukundo nibihe byiza yagiranye nayo abati ntacyo nakoroshya nkakorera make adaciriritse cyane ariko nkayikorera ariko ari nka APR kuko we arabizi ko afite yego yavuga ati murayama so navuga ko mu barimo kwifuzwa niwe mutoza uri hejuru ibiganiro nimba bigeze kuri 90% nkuko bivuga nge navuga ni Rayon Sport bareba aho bahuriza nibura nimba yaka 5 nako imba yaka 7 bamuhe 5 uwo mwungiriza we wenda nimba ari kwa ka 3 bamuhe 5 bihure na 6,500 ndumva bitaba ari bibi yego so ubwo rero iyo ni Rayon Sport twari duhereyemo kuko unarebye nitigishije umujyi muri uyu mugoroba transfer ya Niyonzima Haruna iraremereye wanavuga ko nyuma ya Haruna buriya transfer ya Ombolenga ni ya Haruna
ni zimwe muri transfer zitigishije ino merikato y'u Rwanda. Impamvu za APR rega zidatigisa nuko abaza nago tubazi, n'abanyanigeria, n'abanyamali, n'abanyasenegal nago tubazi, nano basanzwe ari amazina akomeye ngo uvuge wenda ngizanya Aziski aje umujyi wati ni izina riza, ntago ari izina gusa, ariko Mamadusi twese twamumenye APR imusinyishije. Mamadusi nahamya ko abantu bamenye ko yasinye n'abanyagana nyine ubwo muri champion ya Ghana bamuzi. Mamadusi n'umunyamurutani, ndako n'abanyamurutani bano barampte n'abanyagana bagiye bamenya yuko wenda avuye muri Ghana aje mu Rwanda, ariko muri kano karere ntago Mamadusi cyangwa se Rampte Richmond abantu bavuga ngo hari izina rinyeganyeza akarere. Rega wijye kure, none se tw'abanyarwanda twari tubazi imbere yuko basinye. Ariko muri Tanzania kumva ko Baba Muzazi yinjiye muri Murera, inkuru zirandikwa rero mukanya urebe ku mbuga nkoranyambaga za Maulid Kitenge n'umwe mu banyamakuru bakomeye muri aka karere. Urumva ahita avuga ati Haruna yageze muri Reyo, uze kureba na bare Sports Arena uraza gusanga ni inkuru zatangiye gutrending. Urumva ni izina rinini. Urumva rero kandi noneho ko ari umunyarwanda mbere na mbere, abanyarwanda rega umujyi tuvugaho gutitiza nuwo mu Rwanda, bivuze ngo abanyarwanda izina bari bazi rigomba gutitiza umujyi. APR nayo nk'ubu ngubu wenda yiba yaragize nka gutya igakubita nka deal ya Muhirekeve nka kuriya byavuga ko yamukontakse nk'iyo deal yiza guca yari kuba ubundi ariyo signing ya season cyane kabisa, yari kuba ariyo signing ya season. Muhirekeve akava umwana w'ikipe akava muri Reyo akajya muri APR, yari kuba ari signing nk'uko Jaberi byagenze, bamanzitse yari nk'uko byagenze. So ni rero signing ya Haruna iya Ombarenga navuga ko wenda ari iremereye cyane kuko yari avuye muri Mukeba direct, ariko niya Haruna iraho hafi. So ubwo rero ni ibyo ngibyo bya Rayon Sport twavuga birangiye mu kanya bisoje no mugoroba, ariko nibuza ko no mu yandi makipe harimo amakuru, kuko tunyuze mbere yo kujya muri APR tubwira abantu ko ubu tuvugana n'Imana ishimwe Emmanuel Mangwende atakiri muri Maroc, n'umukinnyi mushya wa AEL Limassol muri Chypre. Inkuru nziza kuri Mangwende, ku banyarwanda, ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Ni inkuru nziza. AEL Limassol ntabwo ari ikipe mbi, ni ikipe yo muri Chypre. Shampiyona Chypre ntabwo ari shampiyona ntoya, shampiyona nini. Navuga ko abantu benshi urabizi ko hari inkuru zamwerekeje muri APR. Yego, ndetse ngira ngo muri wa mukino bakinye na Rayon Sport kuri Stade Amahoro abantu benshi babonye Imana ishimwe Mangwende kuri liste ya APR. Ntekereza ko APR ikwiye no gukosora iki kintu. Yego, ikintu cyo gukora liste officielle ijya ku mbuga nkoranyambaga za equipe ukandika amazina y'amasirno nzotanga ntago ibintu bikwiye ngo baka kaje twabonye ngo Imana ishimwe Mangwende. Narumiwe cyane burya natigemo atandukanye na Faraba ayisaza gukina APR tutanumvise n'ibigani twumva ngo ni umwana ngo mu ntare ngo witwa ngo Imana ishimwe ngo bise nawe ngo none se turavuga ibi ni ibiki? So benshi byaranavuzwe ko Imana ishimwe Emmanuel Mangwende original ari bugaruke muri APR, abantu benshi biranababaza, ariko havugwaga Mangwende w'intare. Oya, na Mangwende yaravuzwe. Cyane. Yaravuzwe cyane, ni nacyo kintu cyatumye abantu kuri amaca babona Mangwende bagahita batekereza uyu nguyu. Kuko uriya ntabwo yarazwi cyane. Uriya n'ubwa kabiri yabazamu. Urumva? Kubera icyo kintu cyari cyarigeze kuvuga ko ashobora kugaruka muri APR. Abantu babonye izina Mangwende kuri liste ya APR bahita bumva ko nyine ubwo yagarutse. Kuko bara bakiva no muri equipe nationale shampiyona yo muri Maroc isigaje match imwe, ngira ngo ndumva ari match imwe kuko bagiye muri Maroc muri equipe nationale bamaze kunganya match ibanziriza ya nyuma, hasigaye imwe ndetse na finale y'igikombe cy'igihugu ko bari bageze finale bazahura yo na Raja Casablanca basigaje umwe muri shampiyona na finale y'igikombe cy'igihugu. Rero
abantu benshi bagira ubwoba basema ngo ndagarutse mu Rwanda ubu yabuze basi n'indi kipe nubwo yaba atari FAR cyangwa Raja cyangwa Wydad muri Maroc nibura ikipe iba hagati muri tebo ariko nibura agagurama muri iyo shampiyona uko baramuzi Mangwende kuva yagera muri FAR ntigize yicara yarakinaga so benshi babitekereza ariko deal ya AR Masol yatunguranye nge nahise mbona nyine mentality y'uyu musore kimaze kugera kugaruka mu Rwanda azaza nkuko bakarekezi baje kuri tayaringa kuko uyu muhungu yantunguye cyane iyi ni shampiyona anytime nimba ugiye muri AR Masol ushaka kwitwara neza rega ejo ukisanga muri PAOK bivuze neza cyane urumva PAOK nimba gusinyishije ikino za Champions League cyangwa za Europa League anytime tushobora kukubona mu ikipe yo mu Budage cyangwa mu kindi gihugu mon frère so ubu tuvugana Mutsinzi Andre arimo arakinya mu ikipe ikina Europa League kuko suka amakipe mu Rwanda atakamukeneye cyangwa nka peri cyane yego ariko nawe yararebye abati nubwo ngiye mu cyiciro cya gatatu muri Norvège ariko haruta kuza mu Rwanda reka nirase mu burasirazuba mu burayi bw'uburasirazuba iyo ngiye gushaka andi makipe ashobora ko yahangana ku rwego rwaho ariko nagarutse i Nyarugenge nibyanga nzajya muri za Belgique nibyanga nge za Qatar nge muri za Saudi Arabia aya kugaruka byo wapi nzagaruke mu Rwanda ari ndimo ndakuramo nka ya nyuma nangiye kubaka za academy nangiye ngakura abasamo babigenje naba asasa yagarutse nawe mu mukisi muri reyo ntiyakina Salomon